ngo nabinganzwa ku buryo ntago ari ubuganzwa umva nkubwire ko Damour ari ntago yari umuntu urageza ko gukubita Damour ibyo bintu birarenze. umugore wanjye yitwaga Gentile ngiye nkitwa The Band nitwe abantu barwanye cyane kuyisigira ngo mu bagabo mu ngo zose zabayeho ngiye nafunzwe kubera umugore kuva natandukana nawe sinongera kujya muri gereza sinongera gufungwa nta kibazo kinongera kugira awadi yari yahawe Damour ugasanga arimo arayicana mu mbabura sinzi niba awadi zo mu Rwanda zisigaye zifatishwa imbabura reka ngaruke kuri Damour icyo kintu cyaba ari cyo ni ukuri koko n'impamo bo awadi bamaye ni igiti yarebye ni igiti Turacyari mu gice cya sinema nyarwanda cyangwa se industry ya sinema hano mu Rwanda. Iyi ni Nyampinga TV nkuko musanzwe mubizi cyangwa se nkuko mubimenyere. Bamwe mu tugiye kugirana ikiganiro muri aka kanya n'abastari babiciye bigacika muri filime hano mu Rwanda bagiye bashimisha abanyarwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko mu murongo wa sinema. Reka dutangire babasuhuza. Muraho neza abanyarwanda nitwa Damour Selemani aka Papa Shafi. Okay, mwamwumvishe rero ni Damour cyangwa se Papa Shafi nandi mazina agiye atandukanye muramubona nizere ko namwe muri bugira ikintu muvuga cyangwa se muzagira ikintu mutubaza muri comment hanyuma reka turebe na mugenzi we nawe basuhuze anabibwira mu buryo burambuye. Murakoze amazina yanjye nitwa Hatikimana Leonard ariko benshi bakunda kunyita Ringo abandi bakanyita Raoul. Damour cyangwa se Raoul reka dutangire ku kintu ni nacyo cyanzinduye niyo mpamvu maze iminsi mbategura kugira ngo tuzaganire ku buryo burambuye. Muravuga iki ku kintu kijyanye na sinema hano mu Rwanda by'umwihariko kuri ruswa tumaze iminsi tugenda twumva itangwa muri sinema ruswa y'igitsina uburyo wumva budashimishije ku muntu ugenda ubyumva ubona bisa naho byari bigiye kugenda biba byiza ariko hakitambikamo icyo kintu gisa naho atari cyiza. Murakoze cyane kuri icyo kintu mbajije kandi ni ikintu cyumvikana mu by'ukuri nta kuntu wakumva ibintu ngibyo mu mwuga runaka ngo bigushimishe ibyo nanjye ndabyumva kandi ndabizi ko hari naho bibaho nubwo wenda hari bitagaragara ngo babigaragaze ku mugaragaro ariko turabizi n'ababikora wenda nuko igihe cyabo kitaragera ngo bafatwe ariko ndakeka ko igihe kigezwe ko aho bantu bashyirwa ku mugaragaro bakabihanirwa cyane cyane nk'abantu bajya ruswa y'igitsina ku bana b'abakobwa bitwaje ngo bagiye kubashyira muri filime ngo bagiye kubakoresha casting zitabaho umuntu ugasanga umukobwa ati ngewe kuko abana b'iki gihe bakeneye kuba abasitari hafi ya bose urubyiruko rwose nagira mbwire n'urubyiruko rw'abana b'abakobwa kwitondera bino bintu kubyitondera kubera ko impamvu bagomba kubyitondera bari kubona abantu baba filime kasi cyangwa se abantu bose bakina filime kumva ko bose bafite ubushobozi bwo kubashyira muri filime ariko mu gihe ntabwo ariko bimeze filime igirwa uburyo itegurwamo ikagera n'ubwo yinjirwamo ni ukuvuga ngo nimba ari casting ibayeho yo gukora filime ni casting bizabera ku mugaragaro ni casting izabera mu ruhame hakaza n'ingeri zitandukanye hakaba ari abantu baba judge bari bubere abantu ko bakina n'uburyo bari bubatoranye akaba ari casting yatangajwe kandi noneho hagiyeyo n'inzego zidukuriye zo bibanje kunyuzwamo kugira ngo iyo casting ibe yemewe n'inzego zikure sinema mu Rwanda ariko ugasanga hari abantu na bamwe bitwaza ubuhehesi ugasanga umuntu avuga ati ngewe uzaze mu rugo nzagushyira muri filime mu casting ugasanga umwana w'umukobwa aragiye ageze mu rugo rw'umutipe amubwira ati kugira ngo ndebe ko nta soni ugira kuramo imyenda reka ndebe ikariso kandi amabere hindukira unama ryama hariya insoma ngo ubwo arimo aramwereka arashaka kumwereka ko ngo Damour icyo kintu kirambabaje cyane kirambabaje ndumva kidashimishije ngira ngo n'abanyarwanda barumva ko nta ndangagaciro zirimo cyane. Damour urumva ko umuntu agategura icyo kintu ngo casting iki Damour ibyo bintu koko birahari rwose birahari pe ngenda bizi neza abantu benshi byagiye uruhari n'abantu bamwe banabifungiwe bagiye bashyirwa ahagaragara bajya muri gereza ngira ngo arababizize bitaba aho bitwa wa Sulaimani ntawe utabizi yari umu director
yarafunzwe azira icyo kintu amaramo imyaka hafi igeze muri 4 muri mageragere azira icyo we yajyanye mu kwagiye kumukasinga amufata ku ngufu iwe mu rugo urumva hari n'abandi benshi cyane nubwo wenda batabigaragaza cyangwa se ugasanga abakobwa babyeyo babigize ubwiru ariko amakuru tuba tuyafite tuba tuzi ko abantu babikora bitwaje sinema akavuga ngo twebwe ngo turashyira muri sinema ugasanga umukobwa baramufashe baramujyanye amuhamagaje iwe mu rugo cyangwa bakaza ari nk'ababiri umutipe akicara akegama mu ntebe ati mukurebe imyenda rero ngubu ngiye gukina muri kuri piscine kandi bari muri sariwe bandi kwera ntacyo kubera yampamye bafite yo kuvuga ngo tuba abastar cyangwa ngo tuba abakinnyi banifite icyizere kuri umuntu kuba babisazwe mu buzima ko ari umu acteur cyangwa se ari n'ababikora n'aba acteur atari n'aba producer atari n'aba director kubera ko umwana w'umukobwa wamubonye ari umuntu w'umukinnyi wa filime uzwi nk'ubu nkanjye ni nk'urugero si ko njye ntarabikora ko ibyo bintu sinjya mbikoranya ngo byaba bigaragara kuko nta narabihaniwe cyangwa narabifatiwemo ariko hari ababikora tuzi noneho baba bafite n'akakantu ko kuvuga ngo bategura n'amafilime akaba afite nka filime akora ariko akabyitwaza agafata abana akajya abakorera casting yo mu rugo kubera ko abantu bazi ko akora filime yenda na casting akazayikora y'urwiriro muri rusange ariko abenshi hari abacasting yo mu rugo cyangwa kugira ngo azamushyire muri filime akavuga ati uzabanze kunsura wa wundi kubera kumva ko ashaka gukina akunda na filime akemera akajya kumusura iyo agezerwa n'iza mpyasu nyine urumva ibyo bintu rwose mu mwuga numva bitaba ari byiza ntabwo besha umwuga wa sinema agaciro umuntu nimba ari umunyamwuga nawe umunyamwuga wemeye n'amategeko kandi abikore mu buryo busobanutse umukobwa ajya mu kintu agikunze hari inzira bicamo guca muri filime ukajya muri casting izwi akamatangaza acaho nimba ari umuntu umuhamagara muri casting yo mu rugo ntajyeyo nimba ari umuyobozi kunsoro ngo mushyire muri filime ntajyeyo urumva akabanza agategereza ibintu bikaca mu buryo ni icyo ngicyo navuga rwose ruswa iyo irahari n'ibyavuzwe ndabizi ko biriho kandi ngiye hari n'ahantu henshi mbizi byagiye biba n'ubu biracyabaho of course biracyabaho rwose ahubwo icyo nakangura urubyiruko ni ukwirinda ibyo bintu. Aha mukomeje kubyumva rero nshuti bakunzi ba Nyampinga TV reka nibutse abana b'abakobwa badukurikira aka kanya sinabo gusa harimo n'ababa bubatse bafite ingo murumva ko iki kintu Damour ntago kimushimisha kiramubabaje urabona hari ahantu twari dutangiye kugera by the way ariko icyo ni ikintu gisubiza inyuma sinema nyarwanda sibyo ibindi bihugu byaradusize ariko reka ntago turi twenyine ntago ari Damour wenyine turi kumwe hano turi kumwe na Raoul icyo kintu hari ikintu waba ukiziho kugira ngo wunganire Damour ugira icyo kitubwiraho kuri iyo ruswa yo gutanga igitsina kugira ngo ube actrice mwiza cyangwa se acteur mwiza wenda sinzi niba n'abahungu bijya bibabaho bagatanga ruswa y'igitsina nabo barakigira hanyuma nawe utubwire no kuri casting z'imiyaga z'ibihuha Raoul hari ikintu wabivugaho murakoze ibyo bintu mugenzi wanjye Damour avuze birahari ariko ku bwanjye ngiye mbona ibintu by'ubugoryi kuko niba umukobwa ashaka gutanga ngo atange ruswa y'igitsina bamushyire muri filime anyuremo gusa rimwe na rimwe n'umufigira ntari buhembwe ntagira ati cye numva nyiri kuyakira n'igisambo nyiri kuyitanga n'igishigoryi cyangwa se njya mu muntu ntabwo ari filime gusa mbona no muri video clip umukobwa kujya muri clip ya video runaka nkeka ko yabonye guhembwa ko agiye kumwinjiriza rero niba agiye kubanza gusa nkaho amaruka zo ku mpande zombi iyo umubiri niyo mu mufuka ibyo kiragaragaza yuko nyiri kuyakira ni igisambo ariko gifite ubwenge nyiri kwitanga n'ikigoryi kibisi kuko agiye kumwinjiriza aho namuhe n'ubufasha bwose bushoboka ubu mureba n'utamureba abantu barahari ni benshi hari amakasting yagiye aba arimo ibintu by'amakampani ntazi ari muri nk'abaringa hari kampani ngo yitwa ngo Strong Unity iyo ni kampani y'abaringa hari henshi yagiye ibango casting ngo ni bibiri ngo buri muntu uri buzemo n'ibyiki ko bashaka gutoranya umuntu ushoboye ngo amuhe akazi bibiri n'ibyiki birivaza bitanu bivaho nk'uko mugenzi wanjye Damour yabivuze
ibyo byarabaye cyane ngewe noneho nari imibiri gutya nuko wakwinjira ahantu gutya bagahita batwisa ko turi mu kazi bagura umwana ngo umukobwa ngo ngiyambure ngo teko nasunugira nabwo babonye bashaka kureba bitagaragara neza batireba inyuma wuname ukarabe ujye nuyora amazi ukaraba urumva ibyo bintu narabirebye ntago byandebaga nari maciye de passage ndigendera icyaje kuntungwa nuko komeza ratbakiye inoti kumbe babakobwa bafite n'amafaranga bazanye iyo kuza gutanga urumva babandi bari bujye muri ibyo bikorwa nibarangiza baraza kujya kuri kipera bitonde barye neza banywe byere bagiye gute kandi ubwo niko barakwisura gakobwa kameze nabi kahonjotse toka pare umwana mwiza we ndabona wowe wowe jyariya nawe jyariya bakara kandi kanya kwipfira toka pare urumva Raoul ikiganiro mama birababaje nubwo mubona duseka ariko nago bishimishije hari abana b'abakobwa bafite akugahinda niyo nimba ku buryo ashobora no kumva ngo casting wenda ntugiye gukora nk'ibyo abambere bamukoreye ugiye kumuha amafaranga kugira ngo nawe agukorere ibintu neza ariko akavuga ati ibyo bintu ntabwo mbikunda sinshaka no kubimenya nta n'ikindi kintu ugambiriye murumva izo n'imbogamizi ni ibibazo bigiye bitandukanye bishobora no gutuma umuntu atagira hagera kanyamara afite impano Raoul sinari nguciye mu ijambo ariko tubwire ibyo bintu urabona atari ibintu bigayitse kandi bisuzuguritse cyane ni ibintu bisuzuguritse ariko mu mpande zombi nyiri kurya ruswa na nyiri kuyitanga ngiye mbona ikibazo cyane kiri kuri nyiri kuyitanga kuko nyiri kuyaka bamusangiwe ikimugoha n'amayiniti akaza kubareba intambuko acagura wowe genda wowe guma wowe uzandika ku wa mbere wowe ni ku wa kabiri wowe ni ku wa gatatu kugeza icyumweru cyose nyiri kuyitanga we yavuye iwabo agiye kumureba amuzaniye n'amafaranga amuzaniye n'impano zitandukanye harimo ruswa n'amafaranga urumva ni mu mpande zose rero ibyo byose nubwo bose ni babi ariko noneho uwavuye iwabo agiye kumureba bukina nayo mafaranga azanye muri filime ni ikintu itete vide kumva yabeshye iwabo wenda afite boyfriend we yamubeshye ibintu amufasha ashyira mufuka yazanira uwo muntu umva ko ari ikibazo kuko filime kuri ubu ngubu ni impano nta diporome hari umuntu arazana ngo avuga ngo gendanye diporome nahawe nyivanya hana mu gihugu kiniki ni imana itanga no si imana itanga impano igurishwa no nago ishoboka Raoul uvuze ku kintu cy'impano mbibutse yuko ni mwebwe bactel hano mu Rwanda ni mwebwe bagabo bagerageza kuvugisha ukuri bagashyira ibintu ahagaragara sibyo bagashyira ibintu ahabona ngira ngo ibi bintu birafasha n'urubyiruko rw'abana b'abakobwa byibuza batari babizi babimenye bajye bagira uko bagenda bagire n'uburyo babyinjiramo sibyo ngira ngo reka ngaruke kuri Damour ibi bintu nuruhe ruhare wagize kugira ngo byibuze ubirwanye ni cye kintu wagerageje gukora kugira ngo bihagarike wenda nubwo waba utarabigezeho cyangwa se ntibigire icyo bitanga ariko ukaba waraje ni nk'iki wakoze basi no kubivuga gutya nabyo ni urugamba nabyo ni umusanzu mba ntanze kubera ko iyo umuntu avuze ikintu iyo ushaka gukira indwara urayirata no kuvuga ngo no kuba turi kubivuga gutya nuko jya nawe ndo bikora abone ko hariho abantu babibona kandi bidashimisha kandi nanyambabwire ngewe Damour ndaza kubatanga mu minsi mike ndabazi ubatange rwose ndaza kubatanga ndaza kuzajya mbatanga kabisa nzajya ndebana ari casting itemewe ari dufite inzego zikukore muri sinema hari urwego rwa Film Federation ubwo rusigaye rutanga uburenganzira gukora casting ubwo rero casting yose izajya bitafite icyo cyemezo cya Rwanda Film Federation izajya iba ari indi yo mu manyanga ubwo zimwe casting ntituzimenya zo muri panya zitemewe n'ubuyobozi bwacu tuzitanga ubwo zaba zitemewe bazajya kuberamo amanyanga cyangwa tuhereze n'abantu bari bagende badeka ibyo bintu barebe ibintu biri kwakorerwa kuko nibyo bizaca umuco mubi wo gushaka kwangiza abana b'abakobwa nitubihagurukira tukabivuga tukabirwanya rwose ngewe ntago nabishyikira ibyo bintu namavuga kandi nzi hari abantu benshi bajya bikora benshi cyane rwose nk'umuvani wanjye hari benshi babikoze benda bagize imana ntibafashwe ariko ubamenye ko ubu ngubu ibyo bintu nk'uko leta yahagurukiye ihohoterwa mu bitsina byombi
ko tugomba kubirwanya kugira ngo na sinema yacu igire umurongo igenderaho, ejo abantu batazatwubakira sinema ya ruswa y'igitsina, ugasanga umuntu wese waba umwana ubwabo ati ngewe nzamuha giteri nyuze ku muntu runaka nzamuha ibintu ngiye gukina filime, ahubwo ajyemo ajyanye impano ye ayigaragaze ikundwe n'abantu abone kuba umwagiteri kandi abikwiye. Niyo mpamvu usanga bamwe na bamwe bakina filime ukavuga ngo baragukina teatire kubera ko baba baragiye muri ubwo buryo budasobanutse. Nubyo rero nshaka kugira mbabwire. Raoul, mwumvise ngira ngo Raoul urimo uradukurikira neza. Damour ibintu avuze mwabyumvise, kuko ejo ashobora kuba mushiki wanjye, ashobora kuba mushiki wawe Raoul, ashobora kuba mushiki wa Damour, ugasanga bagiye muri wa murongo cyangwa se mu bintu badasobanukiwe neza, barahohotewe. Reka ngaruke kuri Raoul. Hanyuma Raoul, turimo turaganira iki kibazo numvise mukizi, ese kuri ku nzego za sinema hano nyarwanda cyangwa se mu nzego zibishinzwe gutanga izo mpushya cyangwa se kwemerera abantu gukora casting, icyo kintu baba bakizi cyangwa se ntabwo baracyumva ngo bagire icyo babikoraho? Erega buriya mwabonye kuvuga ngo abakobwa ntago ari abakobwa gusa. Ngewe ubwanjye ari umuntu arizi, singa muvuga izina. Naragiye ubwo ngo hari gahunda yari yaje ngo yo gufotora abakinnyi, ngo bakajya bagenda ngo berekana amafoto yabo, ngo uzabashaka akamurika amafoto. Umunanyera nambya tujya ngo ifoto yawe tuyishyire ku mwanya wa mbere nk'icumi. Icyo gihe bimbwiye ikintu cyambabaje, si 10. Nani mfite inyota mana yanjye. Eba hari yizuba kumwuramuka nabi, mvuga ni kabisa mbonye n'icupa nari nyusira. Ngiye kumva numva umuginga ngo mu 10 aho ngaho. Namurege nambwira ni nayo. Hashize umwanya ati noneho ifoto nzayisunika imbere za 5. Biramanuka bindogera kuri 2. Ntago ari kuvuga ngo nabakobwa. Abakobwa bo ruswa yayo impamvu ikunda kuvugaho cyane nuko iroroshye, ntishakishwa n'ibintu ni kujya ni self service. Ufite ifurusheti ugatujombikira ukakimira biroroshye. Urumva? Ariko abahungu bo bagira gutya kugira ngo babone. No kuvuga ngo abahungu bo rero nabo ni amafaranga kandi menshi. Hano yazana mu byiciro. Kanzu gakina nyina akavuga ati oya zwana bura busene naguhaye bwari ubukene bwa gifigira, none ubu ngayo mpaye 40 niba natangwa principal nayo kayazana. Hari n'umuntu umwe sinshaka kumuvuga arizi, we yashaka kopine w'umuntu amubeshya baryarya kugira ngo kopine w'umuntu mukuru bari bazanye. Ni ibintu bibaho cyane, harimo akarengane, bari kumuntu agaragaza impano ye niba ashoboye aze nawe akuri. None abantu ba filime basinema benshi niba benshi usange buri mwanya wose rimwe abantu nk'ubu mukunda kubona ko agaruka amasura amwe ahoraho. Filime igiye gusohoka irimo runaka, icyo kintu ugomba gucika. Kwa n'abandi benshi b'abahanga bafite ubushobozi, bafite impano, ako batabona uko bazigaragaza. Icyo rero nicyo kigomba gucika mbere na mbere, kubera yuko ntabwo bapfundikiranya abantu bafite ubushobozi bitewe nuko nta bushobozi bwo mu mufuka bafite. Ese ubundi abantu baza kuguhahira uri umuntu w'umugabo gute? Kuko ubonye ushaka kujya muri filime ugize impano uriye cyangwa wishyura land road, ibyo ngibyo ntabwo bishoboka. Dore wenda umbwira ngo wacinga ibya filime ngo iki n'ibiki ngo kubamenyesha cyangwa se ngo gusa nkujya gutanga ibirego, njye ntabwo nakwirwa njyayo, kuko nabo njye ntabwo ndi ngura inzira. Nabo ujya kumva ngo zana 10 babanje kujya ku 15 buke bajya ku 10 ngo kugira ngo baguhe ikarita ngo yuko ngo uri umunyamwuga wa sinema. Iyo karita ya dimiri ko ubuntu babwempirima niba ari business card ko bizwi ibaye menshi yabasenkisa cyangwa 1000 bagakwiye no kubikora bo bagafata abakinyi bakabibahereza. Urumva? None bakagira uburyo bazabyorganiza ko bariye muri za Movie Award, ibyo byose biga bakereya bidafite pfo na ruguru ni menshi. Ariko fata abakinyi yose mu Rwanda na 15 kwa karita ngo bugenda muvuga ngo kanditseho ngo n'umunyafilime. No se polisi, urabona no polisi ihagaze ivuga ngo yakoze umukwawo yo kureba abantu badafite ikarita ya sinema. Oya. Nyako uba n'uwindangamuntu nawe sinkibubona. Ni gake bishoboka bitewe n'impamvu. Ariko nose n'ubukuntu umuntu atanga kenzi miri bamugira imbabazi kabi 10 ngo kugira ngo ajye ka filime mu Rwanda banyina mu mufuka, kuko nyiri gukiguhamagara filime ufite filime ashaka gusohora ategura filime agategura n'abazahamagara. Nta muntu aramagara mu bwenge ngo banyeke iyo karita
ayo mafaranga nayiki muri make ni ruswa zidafite aho zishingiye, zidafite icyo zisobanuye, zidafite n'icyo zivuze. Bo Raoul ntarakureka cyangwa ntarakuvaho ngo dusangize ijambo Damour, uravuga iki bo nk'umukinnyi wa sinema hano mu Rwanda wagiye ubikora kenshi gatandukanye kandi ngira ngo uracyabirimo urabikomeje, uravuga iki? hari igihembo wari wahabwa cyangwa se hari award wari wahabwa ku kijyanye na sinema? ibya award rero iyo mubizanye mba numva mvuye no muri mood kabisa, ndumva niyo njya kure. Uyu mugabo ibya award abizi kundusha. Ndacyakubaza, unteye amatsiko, ubaye nk'umuntu unyereka ko hari ikindi kintu kibiri inyuma, cyane ko ubushize ubwo duherukana wari watubwiye kuri award yari yahawe Damour, ugasanga arimo arayicana mu mbabura. Sinzi niba award zo mu Rwanda zisigaye zifatishwa imbabura. Reka ngaruke kuri Damour, icyo kintu cyaba ari cyo ni ukuri koko n'impamo? Bo award bampaye ni igiti. Urebye ni igiti, ni igiti. Ni nkuko wafata iribuyu cyangwa ugafata umusave ukawukatakata ukawushyira ukasiga irangi ukagiha umuntu nyine. Niyo mpamvu nayicanishije imbabura, nta n'amakara nari mfite icyo gihe. Urumva nari mfite ikibazo cy'inkwi kandi mbona afite inkwi mu nzu, kuko iyo ugicanye n'undi kidateka ibyo kurya byatari. Nta kintu cyari kimaze kubera ko n'ubundi kugitunga nta kintu kimaze, nta gaciro kigeze kima. Nahawe ibikombe 2 bikomeye kandi hano mu Rwanda. Nabaye best actor mu rwego rw'igihugu, niko ngo baba babivuga. Best actor y'abantu tuhatana turana 20, ukaba best actor mu rwego rw'igihugu. Urumva haraba ari amateleviziyo, urabona ko muri televiziyo imwe hano ho aba ari amateleviziyo nka 15. Urumva ako gaciro waciye kuri red carpet. Noneho ubu babazanye n'abanyamahanga. Icyambere nagihawe na Byose muri Nigeria. Reba itiki bamuzanye ariko indege. Urumva kazano mu Rwanda kubera wowe yatumiwe, nta nubwo ari njye twavuga ko ari kubera ko ugiye guhabwa ishimwe ry'umutima. Yitwaye neza. Bagahamagara Byose, bagahamagara baramuhitana bari abo muri Nigeria, baje guha igikombe Damour. Ubwo araza n'indege, aryame muri hoteli, agaburirwe, ishyirwe transport. Urumva amafaranga bamutakajeho. Ngewe bame best actor ari uyimpereza, ngewe naye n'amaguru. Utahe n'amaguru mvuye convention. Damour, ibyo bintu byabayeho ko Seriously utaha n'amaguru wahawe cyane gutwaye neza ku rwego rw'igihugu. Ntago ni ibintu urumva, ni ibintu bibabaje, ibintu bitagaye. Ngaho natekereza ibyo byonyine. Abantu umuntu wamaye igikombe uriya bitabona Byose ukina muri Nigeria yitwa Byose, niyo wakinkirije no kuri internet biriho. Ugiye kuri internet ukandika ngo Rwanda Movie Award 2016 wabibona ko ari award y'igiti. Award y'igiti. Ariko urumva agaciro giye bampaye karikazi cyane. Urumva ibyo bintu mu byumve neza, nshuti bakunzi ba Nyamiga TV. Wowe umuntu avuye muri Nigeria, bamutegeye itike y'indege ushobora gusanga iri muri miliyoni zingahe z'amafaranga y'u Rwanda, arajaraye muri hoteli byibuze ijoro rimwe, shamburi rishyurwa 500. Urumva umuntu ugiye guhabwa igihembo nk'umu actor ku rwego rw'igihugu atashye n'amaguru. N'amaguru nta soda, nibagoye se na soda. Bibaho cyane. Nibagoye na soda. Kandi ubwo mbere yo gukora award tuba twazengurutse igihugu cyose, Ruhengeri, Nyamata cyangwa Guhehe, twiyamamaza imbere y'abaturage, tuti mudutore. Abantu ba internet bakajya bagakirika kuri internet. Tuba turi gukorana na nyarwanda.com. Urumva ira website nyarwanda.com niyo baba kudutoreraho. Byonyine ugasanga n'amafaranga umuntu yadutoresheje kuri internet, wenda twaratoye n'abantu, wenda ari yugira nk'amajwi nk'ibihumbi nka 3. Iyo abaze mu mafaranga muri internet usanga ari amafaranga menshi cyane. Urumva ese amafaranga iyo bayatanze kuri internet ntagira inyungu abyara abandi bashyize icyo gikorwa. Gufata nibara niyo 100. Kikaba ari nacyo kintu uri kwibaza. Muri abo batanze yenda badutoreyeho.
niyo bafata imumbije nawe ari amafaranga tuvuge par exemple nka Nyampinga amafaranga atora kuri internet ajya episode ya MTN bashyiraho hari amafaranga ava kuri MTN iyo abatore nyine akagira cyane akajya munoza muri code y'abanyampinga nyine bakayahembwamo kubw'amajwi babonye natwe tuba twatoye kuri internet no kuri SMS none sibyo nibiba biri guca mu makampani runaka sa amafaranga bari kwinjira se ngaho amafaranga bakodesheje sari ya convention cyangwa ubushyiraho bakodesheje ku Serena Hotel ushyiraho abazanya abanyamahanga aba Tanzania indege aho ba Beyonce wowe wafashe award y'igiti ugatana amaguru ukayicanisha imbabura ngewe nahise nyicana rwose nta nubwo ubu ngubu n'ibishyimbo nahiteshe byaraye narabiriye byaranashize nta nubwo wanamenya ko nigeze nyayifata byagendeye mu mateko nafashe igikombe ntacyo kigeze kimarira niba yiguhese nibura ntibaguhe amafaranga cyane baguhe n'icyo gikombe ariko nibura agira kandi kantu kuzamura gato bavuga ati umuntu afashe igikombe kinini tugiye kumukora publicité runaka tugiye kumushakira ama publicité mu makampani runaka yamamaze bigira icyo bimufasha biba birangira ahubwo bo babandi babikoresheje ikofi bacuruje bariye banyweye byabagira umumaro barangiza bagashyiraho no gutegura za casting zidahari bakarya abana baba wa muntu twarashize ahubwo wagira umuntu utogoboka ufite agafaranga ukunda filime nyarwanda akora igikorwa cyawe gifatika akoresha ibintu bw'ubunyangamugayo uko igikomba gifate natwe tuba tubazi reka bagikwiye tuba tubazi ngewe uyu mwaka narakoze nk'uko maze iminsi nirwariye ntabwo najya guhatana n'abamaje iminsi bakina basibira gukora abandi n'abandi kuko bari mu kazi bo kandi nta n'ikibazo ntanagira kuko umuntu akora agahembwa akugura ibikorwa akoze ariko noneho nabo bitegura usanga nawe zimwe zari n'abantu batanakoze kubera ya marangamutima kubera ngo uriya afite amabuno manini uriya twararyamanye uriya twajyanye muri pate uriya ni inshuti yanjye uriya ni inshuti yanjye uriya yateyemo akantu n'abatanga n'amafaranga muri abo bakiteri tuba turi kumwe bati ngiye kugira ngo ngaragare neza ndagira ikintu ndepasa par exemple tuvuge nimba ari imodoka izatujyana wenda nk'umurengeri kavuga ati ngenda ashyiramo esanse si mu 70 ariko wowe ko akaba atanabizi akaba ati ndi kwishakira kubaka izina n'ababa bashaka kubaka amazina niba mawadi yaragaca ku binyamakuru abanyamakuru bakamufotora ararya abana muri quartier cyangwa avuga ati mwambonye ko n'umusara nakunda kuba abasitari cyane kurenza n'ibikorwa ibyo nabyo yabirimo tuba tubibona aha murakoze rero nshuti bakunzi ba Nyampinga TV mwakoze kudukurikirana gusa ntabwo turasoza ikiganiro turacyakomeza kugikora hanyuma reka ngaruke kuri Raoul twigeze kumva ngo warubatse nyuma birakunanira twumva ngo Damour yarubatse nyuma biramunanira ese ni ikihe kibazo kibirimo wagira ikintu ubwira abakunzi bacu Okay, abantu bashobora gusangira amateka ariko uburyo bw'ayo mateka butandukanye ibyo byose urumva gihe nagize urugo na mugenzanye Damour agira urundi ariko imigendere y'umugore wanjye ifite uko yagiye n'imigendere y'umugore ya Damour ifite uko yagiye icyo duhurijeho twese niko tutahiriwe nabyo icyo nyine navuga ibyo ntabwo navugaho cyane kuko nk'ubwiye impamvu yabinteye bakumva mfite ukuri kuzuye ariko n'umugore wanjye muhuye nawe uvuga njye wanjye twararwanaga uwanjye yitwaga Gentile nanjye nkitwa The Band abantu twari dutuye Kanombe imbere ya military aruta mu Kamenge umugore wanjye yitwaga Gentile njye nkitwa The Band nitwe abantu barwanye cyane ku isi kugira ngo mu bagabo mu ngo zose zabayeho mu ngo zubatse ubu kandi twarwanaga ninjye navaga amaraso mwabyumvise ko Damour yarakubiswe yari afite imigeri miremire afite umugeri urumva cyangwa se nareba nabi yabafashe nk'isafuriya akayoreza ntabyo kwanga ariko bitabwo nyine izose ni inkovu ariko ibyo Damour avuga byo nibyo kuko wenda ntago nyine ujye mu mizi cyane ariko nawe dukuri kwa kuko Damour yavuze ngo bivuge okay no kuvuga ngo wenda icyo ngiye kuvuga je nuko nawe umujye kumureba nawe akagira ibyo avuga nanjye avuga ngo ndi mubi kuko buri wese akora yishyira ariko umukuri kwanjye wenda ngende ku byo muvandimwe wanjye yavuze
yewe yaribambye igihe yafunga ingumi arayifunga neza urumva ndavuga ibintu yavuga by'uburinganire n'iki ndavuga ni urakoresha kubukoresha uko butagomba muri make yashatse ko mukora uburinganire buringanijwe n'igipfunsi urukuvuga ngo jewe sinzi ahantu yagiye kurikira iki gipanga cyashaje cyuzingese cyo gipanga aragenda ahuruza abayobozi arabazana bavuga ngo nicyo nazanye ngo muteme abayobozi baje baragenzura baramubaza ko nawe nta ufite ubwenge basanga ni ibinyoma abayobozi baravuga batahubwo wa mugore we wari wako n'ikindi gihe niba umuntu atagukubita urushyi n'umunsi rimwe cyangwa mutaratongana ni gute yazana umupanga kugutema ngo wagize amahirwe we nta nubwo yanamukubita njye yarankubitaga mani oya njye ntabwo nabinganzwa ku buryo ntabwo ari ubuganga umva nkubwire ko Damour ari ntabwo yarumva uyu murageza ko gukubita Damour ibyo bintu birarenze njye wanjye ntabwo yankubita biwanga arankubisa nshyize hasi nyine byabo ariko nawe yari debande yari bounce urumva ni ukuvuga ngo ubwo niba nabana Damour amazina nimwe mwayiyise cyangwa n'abaturage abaturage ubundi ngiye banyitaga debande kuva na kera ariko noneho babonye ukuntu umugore wanjye nawe ari gentile nyine ukuntu duhangana bamwita gentile ni ukuvuga impamvu nge umugore wanjye yankubitaga ntabwo yankubitaga bibanga aramfasha ngo bisingumi cyangwa bisisyoya nubwo ikintu cyose yafataga nimba ari ibuye nimba ari icyuma nimba ari iteremusi ubu kandi kukinkubita ari mu maso ngo nge cyangwa kandi ngo nawe afite inzara zimeze nk'izakarashi akandi inzara nawe uragafite imikovu ndagira ngo ubwize ukuri ko ngewe sinajyaga mfungwa mu buzima bwanjye kandi kuva natandukana n'umugore sinongera gufungwa nahoraga burigade ni ukuvuga ngo n'ibibazo byose yaterwaga n'umugore ngewe nafunzwe kubera umugore kuva natandukana nawe sinongera kujya muri gereza sinongera gufungwa nta kibazo kinongera kugira Damour reka nkubaze gato bo ibyo bintu byaterwaga n'iki wabaga wasinze cyangwa se yasinze cyangwa se nta posho watangaga bo ntago nari mwiza pe sinjya ngo nitake ngo ngiye ngo nari umugabo mwiza ngo wagapfura oya nanjye ubwanjye nari gentile nyine numva nari debande urumva nazaga ninywereye byeri abantu gufungura inzugi no gufunguza umugeri rukabarwaye nk'iriya kandi ubwo madame ari mu rugo ari kumwe n'abana nari narebye nigera ari mubi urumva nigera mohote ariko noneho nawe ngasanga yifoye byatari yanyiteguye noneho akandi kantu yajyaga andusha yari afite akantu ko kuba yarabaga yanyiteguye naza akabaranaza kubise nk'icyo kintu akanagufatirana n'inzoga akankubita igihe ngatangira nguvirana nafate n'inzoga ubwo ngewe nta namukoraho nyine wakabatanya mbese yavuzaga induru yarimo no kuniga amaje no gukora igitero cyo kumuhohotera kandi abantu ngewe ubwo nkahita singara niyo nawe nabaga nza nkavuga nawe kwisaza ntanamukubise ubwo yahitaga mporofita agahita nkubita nk'ikintu nayo nayo nataratamba mfata gutya akabavugisha induru yavuze induru abantu Damour amwishe baza agasanga niho ndavirirana bakareba ukuntu umugore yaviranye umugabo yaviranye bakaba bati umugabo yari yamwishe umugore ati murabizi dore yanyishe iki n'ibiki ubwo gihe nta nubwo nyine abagabo bari bamubaka nta mugorohotera ubwo nyine nkabongiye polisi murakoze rero Raoul ngiye kukugarukaho nawe ugira ikintu tubwira buretse gato ni ukuri hanyuma wowe Damour yadusobanuye kandi ntiyaciye ku ruhande yabaye inyangamugayo ese Raoul wowe yabaga yaguciye inyuma yabaga ari umunyamafuti cyangwa se ugasanga wenda rimwe na rimwe nta kintu yigeze akora mu rugo ko asize ibintu ko bisanze wowe mwashwanaga mufite mu by'ukuri gira ikintu tubwira wenda Damour umva byabaga bikabije kugira ngo umuntu ufungure usanga umuntu yibanze ahita agutera ingumi umva icyo kintu ni ikintu gitangaje abandi barakomanga umurati karibu sheri wiribute ntabwo nakomanga urumva Damour ararukubise ye n'umugeri wari nawe mukuru kubita undi ari imbere atamutera box urumva ibyo bintu murumva ko urakomanga urumva Damour ni yoroshye agize urukubise yinjiye asanzwe nameze gutya amuteye ingumi Damour ayibaze ku ruhande rwanjye genda nahisemo kujya nta hantinze kugira ngo ndoroshye ibibazo yabaga avuye ni nk'ubuhungiro ni nk'ubuhungiro waba uri gukina filime urumva si ugukina filime cyangwa se akandi kazi oya si abandi bagore nshaka kujya gutaha ntabwo ari abandi bagore kubera ko nabwo uyu muntu ni ntakare yariyenzaga
agatangira hari igihe kimwe nigeze kuza nsanga afite hari umuriro wari washize muri cash power nsanga afite stimu ninjiye nkaho yakanyakiriye ati sheri ngwino no kwari ugushira bisanzwe ngo shira hano quelque chose namura byumva ngo yisuzume ngo amurike ngo arebe ndavuga ndetse ifite ahivuye gukora akazi ni itakoze ujya witandukanyiriza nkivuganye ko namateye ngo imbara iskwasi bicihana urumva ariko cyaba kiza cyangera yintera iskwata go hasi ndamura nabantu zakubitwa n'iminsi njya kwiryamira. Okay, mutubwire ari Damour ari Laour cyangwa se Ringo, mutubwize ukuri kugeza ubu muzi aho abafasha banyu baherereye, ese nta kibazo mwamugira ko mutari kumwe, muzi aho abana banyu bari? Njye mufasha wanjye tubanye neza, dufitanye abana babiri, nabonye bimaje kuguma za rwaserera niwe la brigade ndara amaboso ariho bagize uburiri mfite inkovu ngize gute nawe kandi ubwo nahise n'abaramu yarya namuce kurwara mukubita nk'ijido akabagwara akabavunitsa nk'akaboko urumva ndavuga uyu muntu ingo ziragwira kwicana rero asigaye twari tumaranye imyaka 13 bita abana babiri twari twaranubatse wari ukiryo imigeri imyaka 13 yose twatangiye kurya imigeri tumanye nk'imyaka 8 twarubatse dufite inzu y'ibyumba 3 na salo dufite amanex igipangu kirimo amazi n'umuriro nta kibazo ufite nta burwayi dufite ntitube ngo twazanye uburwayi mu rugo kubera ko ikintu urebye cyatumye ntwara n'umugore wanjye ikintu cyatumye tutumvikana ni amaraso y'ubuto ko twashakanye turi bato nari mfite imyaka 21 afite imyaka 20 urumva twakureye mu bintu by'ubusore nyine habaje abarokestre nk'abangiyo ndaraye inkumi nazo ziti umusaza de band nari n'umusirikare nkifunga nambaye nifomu ngakunje akaboko nambaye bererouge ndi militaire bana nanyurana ko ati dore komandanye uzanga urumva abana bakagwa bati umusaza na kuvuga ngo deje uburi retired ndi retired njye nabaye ndi umusirikare namushatse ndi umusirikare nshaka umwana n'umusirikare dutandukana nyine n'umusirikare umutandukano ukiri umusirikare ibi bya filime bijemo nyuma rwose ntabwo ari byatumye ngo natandukanye n'umugore ko ari umusitari oya nje muri filime naratandukanye n'umugore wanjye ni rwose unteye amatsiko wavuye mu gisirikare ufite iyiheranga nari mfite ipeti rya koporo kaporari nari n'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda hari muri senede warayiyoboye baricaye bavuga ati umusaza akwiye ipeti rya kaporo ko ibikorwa akora ubu tuvuga kugiza aho ahuriye na Adolf Hitler yapfuye ari yoraka yo nayobora urugamba rwose 12 ndababwira ni mufata umufusuru tujye gufata kari agasozi tukakubita umwanze tukamukimbiza byatari twarabakimbije mu kinege na yose abacengeze ubu ngubu umucengezi mwahuye n'ubarakwirahira ni baki bageze baranyihera bavuga ati hano hanyuze katerebo ni inkuba yahanyuze kuvuga ngo n'ubu baracyahanyura bakakwira cyabyiyorere se umuntu ubibona we neba none nitwaga de bande none shawari de bande kabisa. Okay, shute bakunze banyaminga TV rero dukomeje kubana mwabyumvize ko bimeze neza. Ese Laour wewe nta kindi kintu kitari sinema cyangwa se filimi waba waragaragayemo mbere yuko bijyamo? Jewe rero wenda nkurikije mugenza ngivuze nimbunda giye nyibone iyo mbonye umupolisi ayihetse aho nambeshye pe ndabyemera sasa uruko bise nayabangira ingati yaza kwishara munsi mu ntebe z'iwanjye cyangwa se cyangagenda mu mugongo agenda kwiba nuko nyagibwira kikanwaza imvungure zo n'utwara nawe ubafite akamaro ngo ntwaye ibyo bisanduku ngenda muhereza warasa muhereza ntamwisha inyuma kuko niwuzi uburyo yaryama uburyo yagira gute ngiye keretse yewe ibondo rero jya kumurisha bamenya guteka akafasha. Okay, rero reka twegere igice cyo gusoza ikiganiro cyacu dushimira abakunzi ba Nyaminga TV, ariko mbere yuko dusoza aho gato reka nsabe abatumirwa bacu cyangwa se abastari bacu niki mubwira abakunzi banyu mbere yuko dusoza. Reka mpere kuri Damour. Abakunzi banjye ngiye nabasabye impyiko, murabizi nirware ikibazo cy'uburwayi bw'impyiko, umuntu wese wumva ashobora kwitanga akama impyiko nkajya mu Buhinde kuko ibintu byose birateguye, yaba ari amafaranga yo kutujyana, yaba ari visa, yaba ari passport n'amafaranga azadutunga nazamvuza byose ndabifite kandi byinshi nabe n'abanyarwanda nubwo bamwe bagiye bansebye ngo narariye ngo naguza amamodoka, ibi byari amagambo yo kujya ngo bansebye nakabikuba ngo kuvuga ngo bampande
ariko ndayafite mfite ubushobozi bwo kujya kumvuza gusa ndi kubura umudona wo kumpa impyiko. Uranyibukije gatoya hari ibyo mperutse kubona uwo bita Njuga cyangwa se Kadoga avuga ngo unywa inzoga ugira gute kandi urarwaye, urabivuga iki mbere yuko dusoza? Abo ngabo Njuga ni igisambo. Ni igisambo yampaye ubu ntazigera nsura ya gusura atagusura, ariko burya ahantu habonetse nkubona ifite wabonye we Njuga impamvu yavuze biriya yabonye kampeni, wenda muri kampeni bakoze nawe yabigizemo uruhare mu bantu bajyanaga bamaze, ariko akenshi yabaga nawe afitemo inyungu, abona akantu karabonetse, abona idolari, abona Damour ubuzima burahindutse, abona yazi wanjye, akabona abantu baranzanira amashashi yuzuye ibiceri yuzuye inote, nimwe na rimwe nayo yarazizana ko hari kampeni bakoze bona basiya mu Ruhengeri bazana tumverepe twuzuye amafaranga, akabonamo barasuka iwanjye, urumva. Ariko wenda akagira ngo nta agaciro uburwayi bwanjye, kumva wenda ko ari ubukire bari kunzanira. Nyuma rero yaje kumbwira ngo nimuheho, umwimye aravuga ati kiranyimye, reka nzakwereka. Deja nta nubwo yitaye ko ari ubufasha uri guhabwa ngo uvuzwe, we yumvaga twasangiye. Abantu bose bagiye bansebya bashaka ko mbaho gukora amafaranga, nyabimye nyine baravuga ati nibyo niba cumugana ngo tugabane niba ngomeneraho. Nuvuga ngo niyo wapfa ntacyo babibabwiye? Ntacyo babwiye, ariko sinzapfa kubera ko Abanyarwanda barankunda kandi baramfashije, nubwo harimo babigizemo content ngo nare amafaranga sinare uko nzivuza, ahubwo ubu nkeneye umuntu umwe impyiko witanga akampamagara kuri telefone 078930 akaza bakamupima tukarako duje amaraso cyangwa uzi ko afite iyo groupe sange ya O positif, then tugakora ibintu byose by'ama exam bisabwa tukajyana mu Buhinde. Ni ibintu ngiye ibintu byose birateguye. Uwo muntu abonetse wamushimira bingana iki? Yego kumananje ari umukobwa akama impyiko, ubwo atabaye umugore wanjye yaba mushiki wanjye. Okay, mukomeje rero kumwumva Damour cyangwa se nkuko musanzwe mubizi mu mazina atandukanye no buryo mubivuga. Reka nsoreze kuri Raoul, ni icyo ushaka kubwira abakunzi bawe n'abakunzi ba sinema nyarwanda? Icyo navuga muri rusange abakunzi ba sinema nyarwanda, kubera ko abakunzi umuntu ku giti cye, hari igihe umuntu akunda umuntu bitewe n'impamvu nyinshi. Hari ukunda imikinire yawe, hari ukunda ukuntu umeze ku ishusho uko usa, hari ukunda ukuntu wambara, hari ukunda imyitwarire ukuntu witwara. Abo ngabo urumva ko ntabwo baba benshi nk'abakunzi ba sinema nyarwanda muri rusange. Njye navuga abakunzi ba sinema nyarwanda muri rusange, abakunzi ba sinema nyarwanda muri rusange bakunda ibintu byabo, ibintu byacu. Hari umuntu muvugana kumva aravuga ngo ufite filime ngo sinanazibona, ngo numva bazivuga, ese kucyumva bazivuga we wazirebye? Icya kabiri ni ukudushyigikira. Icya gatatu ni ugukunda ibihangano muri rusange, kutagukunda umuntu ku giti cye. Umuntu ku giti cye ashaka kuza kukubeshya kugeraho mwiza, kugeraho umwana mwiza, rimwe na rimwe ukanihutisha filime ukageraho ari gusa nk'umuntu ari we ushyizeho ijisho, ariko nta mukinnyi uruta undi. Kondi bakadukina iriya filime Jibu yarimo bakigoza bavuye muri Tanzania, uzashaka kuyirebe. Ngiye ku bwanjye ibihangano bye nakoze byose ndabikunda, aho nk'iyo Jibu pe niyo filime ya mbere ndebe nkumva imbere yembi mu buzima, kandi filime nashyizeho amaso ko nabonye bakigoze baje dukorana natwe, nkumva ko nyine ari ikintu gihambaye. Yes tugiye, ariko niyo filime ya mbere sinkubwiye izina ryayo Jibu, uzo kwishaka kuyireba uzambwira. Dukunda ibyo wacu rero ko tujye abanyamahanga, ko twumvaga abakigozi baje hano n'abari babaherekeje, unakumva ko bizagira umusaruro udasanzwe, ariko uzayishaka izaguha igisubizo. Hari amafilime yacu meza akini muco wacu mu rurimi rwacu, dukunda ibintu by'iwacu kandi two gufavoriza umuntu umwe, ahubwo tufavorize ibihangano. Murakoze. Reka mbashimire rero mwe mwakomeje kudukurikira, mwakoze kuduha umwanya wanyu, mwakoze kuganiriza abanyarwanda, mwakoze kugira inama urubyiruko rw'abana b'abakobwa, mwakoze no kudutega amatwi no kutubwira ibyo tutari tuzi. Hanyuma kuri Nyampinga TV kora subscribe, hanyuma ubone inkuru zacu zigiye zigezweho shyashya, kandi murakoze. Ciao ciao. Abantu bose baba bavuga yuko ari wowe Catherine, kandi nanjye iyo ndebye mbona uri we, mbona ari we wakinnye muri iriya filime, cyangwa se mbona sinzi ukuntu ndi kubibona. No ku kigo nigaga bavugaga atari umukobwa musa ni mukuru wawe, urumva, ariko urumva nago nari muzi byane amatsiko njya gushaka iyo filime, nanjye nyirebye nsanga kuko
Nshuti bakunzi ba Nyampinga TV rero uyu ni wa mwanya twicara tugasesengura tugacukumbura mu mpande enye z'igihugu zigiye zitandukanye hamwe n'umujyi wa Kigali. Uyu munsi rero murabizi ntago mba ndi jyenyine mbafite n'umutumirwa mushyashya. Ngira ngo musanzwe mubimenyereye inkuru zanjye ziba zigezweho by the way, kandi mba ngira ngo mwishime kandi namwe mujye muhora mukurikirana ibikorwa byacu umunsi ku wundi. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umukobwa ngira ngo kuri jye nakwita nka Nyampinga w'u Rwanda, ari we ngiye gutangiriraho mbaza kugira ngo dukomeze n'ikiganiro cyacu. Reka atangira twibwira. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Okay, watangira wibwira abakunzi ba Nyampinga TV kugira ngo dukomeze n'ikiganiro cyacu. Yego murakoze. Nitwa Ihimbazwe Turatsinze. Nkaba nzwi ku izina Amanda. Ya murakoze. Aha, mwamumvise rero umutumirwa wacu uyu munsi ni Amanda. Amanda rero niwe tugiye kugirana ikiganiro, niwe tugiye kugira gufatanya uyu munsi akatubwira uburyo bimeze. Uyu munsi rero twongeye tugaruka kuri industry ya cinema hano mu Rwanda, cyane ko tubizi ko munayikunda munayikurikirana. Natwe rero tuba twabafashijemo kugira ngo bitabagora mujya hirya no hino. Hanyuma twahirwa Amanda. Hari ikintu cyanzinduye uyu munsi ari nacyo nshaka kukubaza, ari nacyo nshaka kugira ngo tuvugeho. Amanda, hari filimi bimaze imisi bivugwaho bagarukaho cyane, filimi ya bice bigacika mu misi yashize cyangwa se mu myaka yashize, yakinnyemo umukobwa w'umunyarwanda witwa Catherine, filimi yitwa Kwihorera. Ariko jye nkangiyo ndebye nk'umunyamakuru cyangwa se n'abandi banyarwanda uko bagenda babidusaba umunsi kundi kubaza batubwira ko ari wowe, kandi nanjye ndabona ari wowe. Sinzi ikintu watubwira kuri icyo ngicyo. Hoya ntago ari njyewe, nanjye nakinnye muri filime yitwa Kwihorera, ariko nakiniye muri Tayodi TV. Uwo Catherine bavuga ko dusa ariko ntago muzi. Amanda, ntago jye nshobora kubyumva kuko ngira ngo maze iminsi mvugana nawe nkubwira ko nshaka kuza kukureba, nkubwira ko nshaka ko tuganira, ariko ntabwo wari uzi icyo nshaka ko tuganiraho, ari nacyo kiki ngiki turi kuvuga aka kanya. Abantu bose baba bavuga yuko ari wowe Catherine, kandi nanjye iyo ndebye mbona uri we, mbona ari we wakinnye muri iriya filime, cyangwa se mbona sinzi ukuntu ndi kubibona. Ntago ndishuwa neza ko atari wewe. Urabivugaho iki cyangwa se urasobanurira iki abakunzi ba Nyampinga TV? Ya murakoze. Ngewe urabona agitangira kugaragara muri ya filime ya Catherine, no ku kigo nigaga bavugaga atari umukobwa musa ni mukuru wawe, ni mukuru wawe, urumva. Ariko urumva ntago nari muzi, byane amatsiko njya gushaka iyo filime, nanjye nyirebye nsanga kuko twenda gusa ariko nyine ntago muzi pe, ntago muzi. Naganjye wayikinnye. Urimo uravuga ko atari we wayikinnye, ariko abantu benshi baba babona ari wowe. Nanjye nakubwiye ko narebye, niyo mpamvu mumaze iminsi mushaka kugira ngo tuganire, tugirane ikiganiro deja udusobanurire n'abakunzi ba Nyampinga TV neza. Ese mwaba mwarigeze muhuraho cyangwa se waramubonye imbona nkubone, mwaba mwaranavuganye cyangwa se wigeze umubwira ko nawe wabonye ko musa? Hoya ntago ndabimubwira kuko nta nubwo turanahura. Ntago turahura uretse kumubona mu mafilime. Nanjye ntabwo nzi kuko iyo filime ntago iramenyekana cyane, nikinnye vuba mu mpera z'ukwezi kwa gatatu ngira ngo. Uwuhe mwaka? Muri uyu mwaka nibwo wakinnye muri iyo filime. Wakwibutsa abanyarwanda harya wavuze ngo yitwa ngo iki? Yitwa Kwihorera. Bakajya kuri YouTube bakandikaho Tayodi TV. Nakinnye ndi umukobwa witwa Tracy. Mukomeje kubyumva rero, yakinnye ari umukobwa witwa Tracy. Ariko ndashaka kubaza kubera iki mwashatse kuyihuza na Kwihorera Catherine yakinnyemo? Gusa jye n'ubu ndumva ari nka Catherine turimo tuvugana, ntago ndabyemera neza. Niyo mpamvu ntago sinzi niba uri bugende gutyo utansobanuriye, n'ubu ntago ndabyiyumvisha. Ndashaka udusobanurire kubera iki mwakoze iyo filime cyangwa se iyo movie yanyu mukayita Kwihorera. Hari ikindi kintu bishatse gusobanura cyangwa se hari icyo mwashatse kugaragaza kugira ngo muyihuze n'iyabanje yayo? Hoya. Urabona ni abantu baba bagiye gukina amafilime, ni n'ubwa mbere nayo nyikinniyemo. Hari umukobwa w'inshuti yanjye nari muherekeje gukina, bambonamo ubwo bushobozi, nanjye rero ndakina. Nasanze iyo filime yitwa gutyo, bayiteguye n'ahari. Urumva rero abayanditse nibo bayise gutyo.
abayanditse nibo bahise gutyo. None se bo wewe ukimara kumva ko hari umukobwa birirwa bakubwira kwishura aho wiga mu nzira aho ugenda hari umukobwa musa, wowe ntabwo wigeze ugira amatsiko yo kumenya igituma musa cyangwa se ngo umushake muganire mube n'inshuti? Ntabwo navuga ko amatsiko nawe nari mfite, ariko urumva ntabwo byari gupfa gukunda. Irwamagana undi sinzi ngaba hehe, ntabwo byari gukunda. Ni ibintu biba bigoye cyane. No kuvuga ngo we mu rugo ni Rwamagana? Ni Rwamagana. Kandi we ari hehe? Sinzi niba ari Kigali cyangwa mu yindi ntara, ntabwo muzi. No kuvuga ni ukumwumva gusa, ni ukumubona, ntabwo muzi. Okay, ndashaka kukubaza, muramutse muhuye nkawe, ni ikihe kintu wamusaba, ni iki wamubwira, ni iki wakwifuza ko yagukorera? Njye nakifuza ko dukinana. Wakwifuza ko mukinana? Yego. Nta n'ikindi kintu wumva wamusaba? Ntacyo pe. Nta n'ikindi kintu wamubwira? Ikintu namubwira pe turasa, nta nubwo ushaka no kubyumva. Uretse ko wenyine ari mukuru mo gakeya, ariko ubundi bavuga ko dusa cyane. Niri filime akimara kuyigaragaramo bwa mbere, abantu batangiye kujyambwira ngo turasa, ukumva nka no muri famille bavuze ati cyangwa papa yagiye hanze cyangwa mama yagiye hanze. Nyine bagatera comment nk'izi. Koko nanjye mbonye mbona umukobwa mwiza, ndabaye umukobwa mwiza gutya ntabwo twasa, ariko nyine abantu benshi nanisaba cyavuga ko doze. Namusaba rero ko dukinana. Ikindi ndifuza gutera intambwe nk'iyi. Urifuza gutera intambwe nk'iyi, urifuza kuba umusitari nkuko nawe ari umusitari. Ngira ngo tumaze iminsi tumubona muri Stimed, yego. Tumaze iminsi tumubona muri Stimed, ariko ntabwo ese nta bushobozi cyangwa se nta buryo ubona wabinyuzamo kugira ngo umubone? Oya, nk'ubu ngubu hari filime nye yangiye kujya ngenda ngaragaramo mo gakeya. Wenda dushobora guhura kubw'amahirwe, ariko dushobora guhura kubera nanjye ayo mafilime, ariko sinzi ntabwo mbereza amahirwe 100% ko twahura. Okay, ndacyakubaza ku kintu kijyanye na cinema cyangwa se film cyangwa movie. Mbere yuko ugaragara muri izo filimi, hari ikindi kintu waba warigeze ukora? Ni gute wisanze muri uwo murongo? Bo hari ukuntu ubyiruka ugasanga ukiyumvamo ikintu aho uri ku ishuri, ugendana n'abandi bana mu nzira, uri mu rugo, ugasanga urimo urakora utuntu tumeze tujyaho dushobora kugira aho duhurira n'icyo kintu. Cyangwa se hari n'ukundi kuntu uvuka ugasanga ibintu urimo urabyihingamo ariko ntibikurimo. Wowe hari ikintu, ni ikihe kintu cyabaye nka motivation kuri wowe kugira ngo winjire muri industry ya cinema? Aricyo nshaka kudusobanurira aka kanya. Urakoze. Hari uriya mugabo witwa Damour. Urumva ari filime yiwe nabonye, ntabwo nibuka ukuntu yitwa. Yamara abwira undi mugabo abirwamagana. Ubundi akunda yigeze gukina muri filime arya imyumbati. Ntabwo nibuka ukuntu iyo filime yitwa. Sorry gato, Damour ni wabonye akina muri filime arya imyumbati? Oya, uwo nguwo ngiye kubwira yabwiye ngo ni kose sha, ngo so yagiye uwo muhungu aramubwira ati papa wanjye yarapfuye, ngo kuki se yapfuye atakwese sabizeze. Nicyo kintu cyansekeje, ariko nkaba urana Garden nayize kuri Kingdom hano Kigali. Noneho rero ndi nko muri internet twajya dukina ibintu by'amatiyatire, nkakunda filime nkabura ahantu nazayihera. Nigeze no kwandikira Ndimbati. Musaba wenda mubaza nese ikintu nakora kujya mu muri filime niki, numva arimo arabitinza birananira. Navugaga ni n'amafaranga yose ashoboka natanga, ariko nkajya muri filime kuko ndabikunda. Noneho umugabo rero mu rugo twese tukamukunda, Damour. Kwera ukuntu akinashyiramo ngo biteshanga ibiki, nyine nkabona ndabikunze. Ariko nawe Catherine iriya filime yiwe ni nziza. Okay, tukiri aho ngaho ugarutse kuri Damour, unteye amatsiko nanjye ngira ngo sinanjye jyenyine wenda n'abakunzi ba Nyamiga TV ubateye amatsiko. Ndashaka kukubaza ko uri kugaruka kuri Damour ukanyuza mu gaseka, ushobora kuba ukunda Damour cyane? Yego. Aya naga kumukunda. Nkunda ibintu ako gaco nuko utakazi. Ntabwo kazi. Uwo muhungu yari umukozi wo mu rugo.
nabirangije ari kumwogereza imodoka wamunga atora amafaranga Damour yari boss yasize amafaranga mu modoka wamunga arafite arayamushyira nkaya akamushimiye aramuga ati niko se sha so yagiye ati yarapfuye ati niko se sha kuki yapfuye atakwisiza bizeze nkaya akamushimiye ko akamuzana amafaranga amwita sabizeze ukuvuga ngo Damour icyo yashakaga urumva aba yari we bishatse kuvuga ko atayashyira boss we yahita yitwarira ntabwo ari kuyamuha urumva rero yuko bakunzi ba Nyampinga TV uyu munsi ikiganiro cyacu kirashyushye kandi kiraryoshye bo ndashaka kukubaza neza cyane ku kintu kijyanye n'impano yawe n'umuntu ushobora kuba akwespira ninde muntu w'urugero w'intangarugero kuri wowe yaba ku gitsina gore cyangwa se ku gitsina gabo utubwire ninde muntu ufata nka role model wawe cyangwa se umuntu ukumutiva cyane ku buryo umutima wawe umubona akawuterura ukumva urushaho gukunda sinema. Reka mbanze nkubwireho gatoya kuri ibyo bintu bya sinema nabikunze maze kubona uwo mugabo. Uwo mugabo ninde? Damour. Nawe ntago muzi. Ntago muzi. No kuvuga ngo kugeza ubu ntimurabona. Ntago muzi. Ariko ukuntu yakinaga kuriya. Ibyo bigushimisha. Bo uhuye na Damour gato ugize amahirwe yo kumubona wenda muhuriye mu nzira ahantu muri bubona ahantu mwicara wenda afite gahunda nyinshi arimo arihuta afite ibintu byinshi arimo afite umwanya muke mbese wenda urugero iminota nk'itanu ndibaza utabasobanuye neza icyifuzo cyawe akakubwira ngo mbwira icyo ushaka kumbwira ndihuta ni iki kintu wahita umubwira muri ako kanya? namusaba kumobera no kuma nimero ziwe. Umva wahita umusaba kuguhobera no kuguha nimero ze cyane. Bo ese ni ikihe kintu wumva yagusaba kidasanzwe kuri wowe kugira ngo agufashe kwinjira muri filime cyangwa se sinema kuko numvise ubikunda ukumva ni nk'ikihe kintu wumva cyaba kigoye kuri wowe muri ukaba wagikora kugira ngo winjire muri sinema ari ubikujyanyemo ni nk'iki icyo kintu? Numvishe ko arwanje namuha ibyiko. Wumvishe sinumvishe neza icyo ushatse kuvuga cyangwa ntumvishe neza icyo nabajije nicyo ngicyo turakigeraho Damour turabizi mbonereho kumwihanganisha nubwo ntabashije kumugeraho ngo musure mwihanganisha ariko yihangane azakira kandi turamukunda. Ndashaka reka dukomezeho gato dusobanurire nakubajije hari ikintu nkanjye cyangwa se undi muntu wundi unyumve neza ashobora kugusaba ukumva kigoye utashobora kugikora bitewe nuko ushaka nko kwinjira muri sinema ariko byagera kuri Damour kuko umukunda cyangwa se umufata nka role model wawe hanyuma akagusaba icyo kintu ni nk'ikihe wumva kuri Damour ushaka gukora ariko ku bandi utakora ariko ukamugenderaho ukagera ku cyo wifuza? Kubera ukuntu abantu bambabaje ntabwo nakubwira ngo byizere. Bakubabaje mu buhe buryo? N'umuhungu wambabaje ntabwo nabijyamo ngo mbivuge detail ariko mba numva mu buzima bwanjye kugira ngo njye muri sinema. Muri make abantu babyumve neza Damour turabizi yagize ikibazo cy'uburwayi turi abantu dufite ubuzima buri muntu wese n'ibintu ntabwo ari ibintu umuntu yizanira sibyo ararwaye yagize ikibazo nkuko twabibonye ararwaye bamwe baramusuye abandi ntibaboneka bitaye n'impamvu zigiye zitandukanye abanyarwanda baba barimo cyangwa se n'abandi agize gutya ese nk'aka kanya aramutse naramuka kuko ndabizi iki kiganiro azagikurikirana nawe n'umukunzi wa Nyampinga TV naramuka kibonye bikaba ngombwa ko akubona nawe mukabona nakakubwira niba unkunda koko niba ukunda sinema niba ukunda abatere ba sinema hano mu Rwanda mfasha niba ukunda impano yanjye cyangwa se ukunda ibyo nkora muri filime wabyemera impyiko wazimuha tubwire kandi utubwize ukuri. Magaruka kubeshya sinibikabyo nakubwiye abantu barambabaje ariko nkurikije nawe burya kurwara nuko wenda tufata ibintu byoroshye ariko nkurikije uzari nk'iyo umuntu arwaye na malaria ngaho utekereza urwaye impyiko ngiye nazimuha biri serious. Wazimuha? Nazimuha. Aka kanya ngushakiye nimero za Damour nkamuguha mukavugana akagusaba gukora icyo kintu wahita ubyemera direct?
adafite undi muntu uzima njye nazimuha. none sina ngombwa ko amufite, noneho yumvise amagambo uvuze uramukunda wishimira ibikorwa bye ahise avuga noneho nkeneye wowe, wabyemera? Yego nazimuha. biramutse biri bugire ikindi kibazo bigutera ku buzima bwawe, reka mubwire, iyo wiyemeje ikintu nk'icyo buri hagati y'ubuzima n'urupfu, ibyo ntabwo naba mbyitayeho. Ikizima ni ukumufasha. w'ikizima ni uguha urugero abandi bantu. Niba ukunda umuntu bikore, bigaragaze. Muri make we wabikora nta kindi kintu ugendeye? Nabikora nta na kimwe nishingikirijeho, nta kimwe ngendeyeho, kuko ntabwo ngiye kukubaza nk'umunyamakuru cyangwa se nk'umuntu ubariza abanyarwanda bose kuri Nyampinga TV. Hanyuma ikintu ngiye kukubaza unsubize kandi ntumbeshye. Aka kanya Damour aramutse bishobora kumushimisha, bishobora gutuma agire emotion. Damour kugeza uyu munsi sindaganira nawe ngo mubaze neza niba akiri umujene cyangwa se ari marié. Abaye atari marié, kubera ibintu ukoze akagusaba kuba umufasha we, mugasezerana imbere y'amategeko n'Imana n'abantu, wabikoraho iki? Icyo kintu wakitwaramo gute? Hoya, ibyo ngibyo nabirimo. Burya kuba wakunda umuntu kubera ikintu runaka ntabwo bivuze urukundo. Hoya, njye namufasha nyine kumuha impyiko yanjye, nshobora njye no gukomeza nkabaho neza nta kibazo nagira, ariko nabyo kuvuga ngo twakundanye twashakanye nabyo oya aya okay. Birashoboka, arabigaragaje, aravuze ati ntacyo mfite nakwitura, amafaranga umuntu arayakorera akayabona, amafaranga umuntu ararya agashira, amafaranga umuntu ayakoresha ibintu bitandukanye akayabura ubundi akayabona. Akakubwira ikintu numva nakwitura ni uguhora nkubona hafi yanjye, mbabarira uzumbere urubavu. Wabigenza ute? Mbabarira nanjye ndakubaje nk'umunyamakuru unsubize kuko unteye amatsiko, bituma nanjye nkubaza icyo kintu. Reka rero nkubwire, kwiyemeza ugakora ikintu nk'icyo ni ubutwari, ariko ntago nafata kuvuga ngo namufashije ngo ndamukunda bivuge ko twabana. Ntago mukunda kugira ngo mbere umugabo, mukunda kubw'ibikorwa bye. Ariko nanjye nakubajije ari ukugira ngo agire icyo akwitura, atazanakubura ajya kuhora kubona hafi yibuka icyo wamukoreye. Aho kugira ngo bigende gutyo anshimire kugira ngo abe umugabo wanjye, nta kibazo yabyihorera. Urumva muri make waba uhisemo kumubabaza bwa kabiri? Hoya, ntago naba misemo kumaza bwa kabiri, kuko urabona nose nabwanze namufashe nyine umuntu wigendera, ariko ngiye ku mutima wanjye ndamukunda, ariko bitavuze ko yambera umugabo. Bitavuze ko yakwera umugabo. Aka kanya se ufite umukunzi? Hoya, nawe mfite, nababaye mfite. Ushatse kuvuga ko byakubabaje? Ni umuhungu wambabaje. Ni umuhungu wakubabaje? Bituma wumva wanze abahungu bose se? Gikomere mfite ntago nakongera boyfriend nawe nshaka. Ntawe ukeneye. Mukomeje kubyumva rero inshuti bakunzi ba Nyampinga TV, dukomeje kuganira n'umutumirwa wacu hano, akomeje kugenda nawe adusubiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi bitewe n'ibyo turi kumubaza n'icyo yagaragaje. Ndashaka kukubaza mu buzima busanzwe mbere yuko winjira muri sinema, cyangwa se watubwiye ko watangiye bijyamo gahoro gahoro, hari ikindi wakoraga mbere y'iki ngiki watubwira? Nize n'ibintu by'ubudozi, kwiga byarangiye, mbura ukuntu njya muri kaminuza, nyine njya mu bintu by'imyuga. Muri make naradodaga, kuba wenda nk'ibigo bifite ikiraka runaka, hanyuma nanjye nkagenda nkapigana nabo, yego bakamereza nyine kiraka, nanjye nkajya muri aho ngo bagomba kudoda izo uniform. Nicyo ngicyo nakoraga. Urumva muri make warangije kwiga, ufite diplome, ufite n'imyuga. Imyuga wagiye mu ishuri yiga cyangwa se hari ahandi hantu wabikuye? Oya, nayize ku mushumba mwiza ni Remera. Ku mushumba mwiza i Remera niho wabyize? Okay, reka rero mumbabarire kandi mubimfashemo bakunzi ba Nyampinga TV, mbibutsa gukora subscribe, hanyuma mukagenda mubona n'ibindi biganiro byacu bishyashya kandi bigiye mukeneye kumva cyangwa se mushaka kubona bitewe n'ibyo tuba twabateguriye. Hanyuma reka dutangire dusoza ushimira abakunzi ba Nyampinga TV, hanyuma ugire n'icyo ubwira abakunzi ba sinema mu Rwanda, ugire n'icyo ubwira Damour, kuko ashobora kuzabibona wenda akifuza no guhura nawe, ntitubizi, ariko bishobora kubaho. Urakoze kubw'umwanya wawe, ni by'amahirwe guhura namwe, kuko urumva ntabwo ibingibi dukoze bizarebwa n'umuntu umwe.
ubu ahubwo utangiye kugira umusitari urumva ashobora kuba ukunda kuba umusitari cyane kubera ubuzima nanyuzemo kugira ngo ngarure agaciro kanjye cyangwa nongere ngarure inshuti nshyashya kugira ngo cyangwa nongere ndeme icyizere cyanjye n'izindi nshuti nshinga ifatiro ryanjye ku giti cyanjye ngomba kubigiramo uruhare kandi nimwe bw'ifatiro rya mbere mbonye ntabwo nzareka guhora mbibabwira cyeka ntitwaburana ariko ikintu nabwiye abanyarwanda icyo ushaka uragiharanira hari akantu kamwe nigeze kubona ku masitati kavuga ngo iyo ushaka kumenyekana cyane cyangwa abantu bagukunde ntabwo ko wafata mugenzi wawe ngo umuteranye n'undi oya ahubwo urabiharanira ukabitwaramo neza nubwo ako kanya utahita ubigeraho ariko nyuma yawe wazabigeraho ikintu nabwiye Damour ndamukunda urumva ndishimye cyane kuba mumaye n'uyu mwanya wo kuvuga nsa na Catherine tuzahura ndabizi kuva ibingibi bibaye murakoze murakoze rero nshuti bakunzi ba Nyampinga TV niba mukeneye cyangwa se mushaka kugira ibindi mubona mujye mutwandikira muri comment hanyuma mukore subscribe ibiganiro byacu bibagereho umunsi ku wundi ciao ciao